bene data mumfashe dushime turangurure n'amajwi arenga twe kwibagirwa aho yadukuye duhore tuyicubahiro bene data mumfashe dushime turangurure n'amajwi arenga twe kwibagirwa aho yadukuye duhore tuyicubahiro warinze imiryango yacu Mana naco twakuranye muremyi nubwo intambara zabaye nyinshi wakomeje kutubera Imana torero ryawe twarakubonye abana bawe turakubona warize imiryango yacu Mana naco twakuranye muremyi nubwo intambara zabaye nyinshi wakomeje kutubera Imana torero ryawe twarakubonye abana bawe turakubona niwe ukwiriye amashimwe niwe wabikoze 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 abavandimwe bari bamugisha kabisa Imana yakoze ibikomeye yarinze imiryango yacu yaraturinze Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro niyo yonyine ikwiriye amashimwe n'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe nayo kuba turi amahoro kubura amahoro ni kubera Imana niyo yonyine kubera ubuntu bwayo Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro duhaye kaze mwese abanyamuryango w'uyu murongo by Evangelical Word Ministry Imana ibahe umugisha mwinshi cyane turabanezererwa umunsi ku wundi kubw'icyizere mwatugiriye cyo gufatanya natwe kugira ngo dukomeze tubane muri ubu buryo Imana yatanze kugira ngo tujye tuvuga ibyo duhaye kugira ngo dufatane ukuboko twe gusashya ni byinshi ijambo ry'Imana bavuga gusenga ubudasiba ni byinshi bihari byatuma tugusari ndetse hari n'abahamya hari n'abo muzi bagwisari ariko kandi uteka aracabategeye amaboko rero ubu ni uburyo bumwe bwo gukangurira abantu kuba maso kugira ngo dukomeze tudatsindwa n'uburiganya bwa Satani Imana rero ibaho umugisha ndabizi ko muntegereza umunsi ku wundi kandi ndabizirikana Imana ibaho umugisha muri benshi ariko ni amahirwe nagiriwe yo kugira ngo ngire abantu bangana gutya ndetse n'abandi bakomeza kuza kugira ngo dukomeze tubane muriyegerejwe rero nongeye kwiyegereza kandi abandi bantu basha ushobora kuba mwagiriwe amahirwe yo gufungura iyi video mwagiriwe amahirwe yo gusura iyi channel kugira ngo mwegere n'Imana ibaho umugisha nta kindi ni ukuvuga Imana ni ukuvuga imbaraga z'Imana ni ukuvuga
gukomera kwayo kugira abantu Kristo abataramumenya bagahindukira bakamumenya kuko aracyari ku ntebe y'imbabazi. Nienda sikera cyangwa se nina kera azaza kugira ngo wiyandikishe vuba kuko hari umunsi uzagera imbabazi zizashira, amahirwe azashira yo kwakira. Hari igihe tuvuga ibi bintu abantu bakagira ngo hari ibindi twishingikirijeho, hari ikindi kigenderewe, hari oya nugukangurana nukuzutsanya. Ababyutse mukomeze mufata abantu kuboko kugira ngo be kugwa. Abagwe namwe haracara amahirwe kugira ngo umwami Yesu abakomereza amaboko abakoresha. Yesu arahari, abakeneye kumwakira mumwakire ababere umwami n'umukiza bigishoboka ko abonwa. Imana ibaha umugisha. Amazina yanjye nitwa Nahimana kubaba batanzi rero Uwiteka bagirire neza, kandi abatarakora subscribe muyikore na notification kugira ngo muzaza mugenda mubona uko Imana igiye itanga amahirwe yo kuza imbere yayo no kugira ngo tubashe kuganira ibyo Imana iba yatanze. Ndabakunda cyane kandi Imana ikomeze kubagirira neza no kubitaho, ihaza ibyifuzo byanyu. Abafite ibibazo bitandukanye nukuri kwatura kurarema, mwakire ibitangaza by'Imana, mwakire gukira abarwaye, mwakire utuzi abashomeri, mwakire ibitangaza by'Imana. Mu kibazo cyawe cyose ufite wizere Imana yuko igishoboye kandi ikugirira neza. Mwami Yesu urakomeye kandi urahambaye. Imbere yawe muri uyu mwanya ndakwegereje kugira ngo uzubane natwe, naba nje ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngiye kuvuga ijambo ryawe, komeze kunkomeza. Ndasaba umugisha n'imbaraga zawe kugira ngo ubwo buri muntu wese uzabasha kugirirwa ubuntu bwo gufungura akumva ubutumwa. Uzaba afite ikibazo urabazi bose azasubizwemo imbaraga. Uzaba acitse intege, data ni wowe ngende igikoresho, ibindi ni ibyawe. Ndagusaba kugira ngo uganirize ubwoko bwawe, abafite ibibazo byose ubikemure kuko urashoboye kandi uri umwami w'abantu. Nyiricyubahiro rero turakwegereje umwanya wose uri bubaha uri kumwe natwe. Urakoze mwami Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana hano muri Zaburi ibice 34 umurongo waho wa 2. Haravuga ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Niwe Uwiteka niwe umutima wanjye nzirata, abanyamubabaro babyumve bishimye. Nivuje ko dusangira iri jambo ry'Imana riri hano muri Zaburi. Rivuga ko nzahimbaza Uwiteka iminsi yose. Munsi haravuga ngo nzirata izina rye rizaba mu kanwa kanjye kugira ngo abanyamubabaro bishime. Aha nje numvishijemo amagambo abiri. Ijambo rya mbere ryavuze ko nzahimbaza, ni nk'umuhigo Dawidi yahize avuga ngo kuko Imana yari imukoreye, nzahimbaza Uwiteka iminsi yose kandi ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Kabiri haravuga ngo abanyamubabaro babyumve bishimye. Yego bene data, birakwiriye gushima Imana mu buzima bwa buri munsi, birakwiriye kwirata Imana. Nta kindi dufite usibye iyo kuyirata. Nta kindi yaturemeye kwirata, yaturemeye kwishima. Uzarebe iyo umuntu agukoreye ikintu ukamushima, ashobora no kugukorera n'ikindi, kandi niyo atakigukoreye abanyuzwe. Ariko
iyo umuntu agukoreye ikintu cyiza gift uzareba kenshi umuntu aguhaye gift gukora ahantu niyo kaba ari agasembore nawe uravuga ngo next time nanje nzayimuha kubera ko yanzirikanye akama gift nanje ngomba kuyimuha rero Imana iguha yaraduhaye byinshi yaduhaye umwana wanyu yaduhaye Kristo kubwo ubuntu bwe rero tugomba guhora tuyishima kubw'imirimo ihora idukorera hanyuma aha kabiri gushima havuga ko abanyamubabaro babyumve bishima nukuri hari igihe ushima ikintu runaka umuntu warubabaye agahita akira agahita yishima kubera ko mashini yacu arimo ubuhamya bw'ibyo Imana idukorera umunsi ku wundi hari naho bavuga ngo mwature mushime rero mu gushima harimo ko ushobora gushima utanze ubuhamya ukavuga ngo njyewe nari indwaye n'enda malaria ingejeje kuri ndakira nari indwaye iki ndakira nari mfite iki kibazo Imana iragikora noneho wundi uri muri cya kibazo hagati iwe ugeze nyiraho niba ufite ikibazo uba wumva niwo cyagereyeho nta wundi muntu ariko yumvishije undi muntu wakinyuzemo akakikira Imana ikamutabara ubu tuvuga ngo wow nanjye buriya birashoboka ko iki kibazo Imana yakinkiza kandi nanjye ndizeye benshi basubirizwamo kubera ko mwatanze amashimwe rero gushima ni ingenzi gushima n'umuco mwiza w'abakristo kuko birimo kuvuga imbaraga z'Imana birimo kuvuga ibitangaza by'Imana iyo uvuze ngo nari mfite ikibazo ndasenga Imana irakisubiza cyangwa se ntiwanasenze kuko imbaraga z'Imana n'ubuntu bwayo irakigusubiza bituma n'abapagani batarumva Imana bashobora no gukizwa kubera iryo jambo kubera ko gusa watuye washimye imbere y'abantu ariko havuze ko abanyamubabaro uwubabaye ashobora kumva ishimwe gusa utambukije akanezerwa agatuza kuko watuye rero ndakangurira abantu tujye dushima Imana ibyo dukorera ntitugire ipfuno yo gushima mu bantu aho ariho hose uvuga Imana ushime gushima ariko turavuga gushima ni byiza cyane Imana yatubwiye hano ko bituma ubabaye yishima noneho tuvuze ubabaye vuga noneho nk'umuntu ufite ikibazo gisanzwe atababaye ariko afite ikibazo nyine kiraho nyine ahita rero akomerezwa imbaraga tujye duvuga imbaraga z'Imana ari ijambo ry'Imana rivuga ngo niwagira isoni no kuguhamiriza imbere y'abantu nanjye nzagira isoni zo kuguhamiriza imbere ya Data none ni gute wagira isoni zo guhamiriza Yesu wawe gukoreye ibikomeye umwami w'abami noneho iwe agize isoni yo kuguhamiriza imbere ya Data Imana ishobora byose wazishima tube proud yo kuba turi abakristo tubigendere fier ko twamenye Kristo turi umucyo w'isi n'ubundi niyo wabihisha ntibikunda bikuriho niyo ubihisha niyo ubikwepa gusa ndavuga iki bikuriho tujye dushima ibyo Imana dukoreye tubibwira abantu tubitangaze tubivuge mu rusengero twishime kugira ngo abanyamubabaro bishime abafite ibibazo basubizwemo intege Imana ibaho umugisha ugire umunsi mwiza hano ndabona hano ni ku cyumweru Uwiteka akomeze kubagirira neza